rero ubu hagiye gukurikira iki ngira fani mubwire ko amajeshi kuvuga ngo buriya kugira ngo umenye ko umusirikare arwana ubu ngewe ntujya kuri kamera uvuga ngo narize yego buriya no kurwana ndiriya ye narwanaga ndi ku rugamba narwanaga ndira kubera iki rero mbandizwa kuri rero ni wa mutima iyo ubonye mugenzi wawe aguye ushiduka noneho utangiye kurasa noneho wahagaze noneho ubu terekaze nkwereke rero na nyina wundi abyara umuhungu ushobora ari kurira kwararira ijoro ariko bwa kimuntu zikavuga si ubundi magabo zirabwiye mu gihugu cye ubwo rero niba kwa kurigeze kugerageza ukuntu ushobora gukingirana nyirahugu mu cyumba ugafata umuntu ugiye kuyikubita buriya intare zigiye kubashwatura zigiye kubashwatura noneho ubu ngubu nyine noneho ubu ni icy'amaso noneho ibintu twari twarigeze n'iki noneho tugiye noneho mwebwe muzinge kamera mu kanya nimugoroba tumanuke noneho arakiga noneho. Ce sont des gens qui étaient proches de la population, qui écoutaient la population à tout moment, qui aidaient la population à tout moment. abo bapfuye nyine ngo n'abantu baba hafi y'abaturage bumva abaturage bafasha abaturage bakundaga nyine abaturage nibyo ariko urumva donc provoquer les lions comme ça c'est chercher la mort même de soi-même. ndasoreza kuraka chercher les lions comme ça c'est chercher la mort de soi-même ni ukuvuga gushakisha intare muri ubu buryo urupfu kwishakira urupfu. Yes, reka twongeye tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse namwe abasomyi ba website ya wa3.bwiza.com mu bice bitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Reka nizere ko gahunda zanyu zimeze neza cyane. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro isanzure cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ikiganiro mujye kubana nanjye Leon Senga Shadrack ndetse na Freddy. Sinzi ibintu mbona ari kureba ari Freddy uri kureba ibiki kandi bakureba aratonandi kureba. Okay, enjoy your tuntu. Anyuma nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Uramutse ute? Naramutse neza. Wumva yego mwarimu twageraga muri tronkom wajyaga tubaza ngo urumva ubu nyine bavuga ngo yego nyine wumva kimwenyereka ko wumva nuko numvishe n'ibyo avuga. Icyo ntekereza yakoresheje ushobora kumva avuga ngo izo mvugo ariko zifite meaning ebyiri zitandukanye. To understand na to hear to feel cyane oya you feel you understand ubwo ni nka ko bagavuga abajije you feel you understand uri kwiyumva wumva njya kumera nka buryo nawe hari nk'umwarimu wajyaga bigisha akaba azi gutanga matieri banyine akaba azi matieri ariko atazi kuzitanga mwese mukamwanga bibaho cyane kabisa ukajya wigendera ugafata nk'ubu explication akaba ari byo wiga kumbura byumvisha ariko mwarimu we yaza ukavuga umwarimu bakavuga bati yabaye uwa mbere wenda butari icyo gihe wenda ngo yagezweho urumva ari ewana matière arazifite mu mutwe kabisa kandi koko wanabona ukabona arazifite ariko kuzitanga wapi bibaho cyane bakubwira ko buriya ngo kwigisha ni impano niko bimeze. Hanyuma rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro ako kaba agaciyeho nuko tubasuhuza twebwe tubinjije rero muri kiganiro tugiye kuba tuvuga ku makuru menshi atandukanye. Harimo amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndi ikiganiro isanzure kiba kigaruka kuri ayo makuru yose hamwe. Turaza kuba turi kumwe na Magashi wo kuri Magashi TV neza yuko aza kuba ryohereza muri iki kiganiro. Turaza kugaruka kuri
ya operation ya FARDC yejo yahitanye aba officier cyangwa se abacommanders babiri ba M23. Turebe nicyo Major Wiringoma avuga cyangwa se yavuze reaction yiwe ubwo ya M23 muri rusange. Yego. Hanyuma tunaza no kugaruka kuri SCOIS ejo ngo zongeye kuzamuka ariko ntago zigaragaza icyo zakoze, ahubwo twabonye indi SCOI bita 30 y'Abagande yagize ikikora kuba FARDC, ariko ngo byari mu buryo bwo kwibeshya, sorry kuwibeshye. Hanyuma condoléance kubagize ibibazo biturutse kuri iyo SCOI. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Turaza no kubabwira kandi ko hano mu Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimangiye ko amafaranga y'Abongereza Abongereza batanga amafaranga ngo azifashishwa mu kwita ku mpunzi z'Abongereza zizohera mu Rwanda, in case bataza ngo ari amafaranga u Rwanda rutayari kuyabasubiza. Gusa ibyo akibitangaza abadepite bemeje umushinga wa Minisitiri Rishi Sunak wo kohereza abo bimukira mu Rwanda. Gusa it is not the last step. Ntago ari step ya nyuma, ntago byemejwe ko bazaza ibintu birimo uruvangitirane. Nge hari no kunjya numva ntabyumva fure ari no kunjya numva ntabyumva neza koko biremerwa ariko ntibikorwe, ahubwo kumva habonetse indi step. Ubushize twavugaga ko badepite bawemeye, none dore bongeye barawemera. Icyo gihe bavuga ko asigaye ngira ngo kwe urukiko rw'ikirenga aribwo rusigaje kera cyane. Hari igihe urukiko rwagiye kwiporogaramu rurabyanga, Rishi Sunak ategura irindi tegeko, itegeko rishya bararitegura, guverinoma nyine Rishi Sunak ubwo ni guverinoma irishyira inteko iraryemera, bababwira ibyo bavugururamo baravugurura, inteko iremera. None ngo n'umugoroba nabwo yongeye iremera. Nabonye abadepite batoye nyine iyi gahunda kandi ikikubwira ukuri ubwiganze bw'amajwi ari hejuru ya 300. Ikikubwira ukuri abakunzi babwiza nabo bambihiriza kuri ino ngingo. Nababwira hagize umuntu uri buri tayari kumbwira neza ukuntu uyu mushinga uteye, n'izabirantega zose zirimo akabishyira muri comment cyangwa agashyira nimero ye nkamuhamagara akabinsobanurira ko kutamenya. Sinabikubwiye ko I don't know is the answer. Giye sinjya menya ngo which will be the last step kuri uno mushinga pe. Mbona biri mu tuntu tw'utuvuyo tw'utuvurungutano utuntu unubu wajya kumva ucyo kora. Ndatekereza ko hari buze kubaho step yo kujya mu rukiko. Birashobora kuba iri tegeko rishya guverinoma yazanye abadepite bemeye rishobora kuba riri bujye mu rukiko, nibishobora I don't know. So ni ibyo bihari mu Rwanda. Ubwo rero nyine umukuru w'igihugu we cyo kora yavuze yuko ari tayari kubasubiza amafaranga yabo nibatabahereza abo bimukira. Gusa batemera uriya mushinga harimo na Depite Frank Habineza, uyu wa Green Party mu Rwanda, avuga yuko uriya mushinga ngo atari ingenzi, ndetse yasabye ngo leta y'Ubwongereza n'iy'u Rwanda kureka gukomeza gukinira imikino ya politike ku buzima bw'abantu. Frank ntago yari pfanye yahise avuga ati rwose mureke, mbese kuri we ni nko kuvuga bati mufate icyemezo birangire bive mu nzira, cyangwa ariko nyine nta nubwo ajya byemera. Ngo ibyo rero ibyo tugiye kuganiraho, ariko nababwiye ko wenda Frank kuko u Rwanda ni uburyo erega impamvu u Rwanda rwinjiye muri ino case ni uburyo bwo kugira ngo rufashe abimukira kugira ngo ubuzima bwabo bugire gute burushaho kugenda neza. Nta n'ikindi n'ubundi icyo nicyo cyarujyanyemo, ariko abarwanya nabo bavuga bati nta karyo, nabo ntibashyirwa ntibemera gutyo, bo bavuga yuko ahubwo nagiye kubiriramo. Ahubwo ubwo ikindi twavuga tuza kuvuga indi nkuru tuza kuvugaho ni iyi ngiyi yuko hari abasirikare ba RDF barimo n'abaofisiye bashoje imyitozo yanitse yo kurwanira ku butaka. Iyo nkuru nayo iri kuri bwiza.com, bikavuga ko ari abasirikare ba RDF barimo abo ku rwego rwa ofisiye ndetse n'abato basoje imyitozo igenewe ingabo zirwanira ku butaka Advanced Infantry Training, bari bamaze amezi 7 bakorera mu kigo cy'imyitozo cya Nasho. Umuhango rero wo gusoza imyitozo ukaba wabaye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda
Rwanda General Mubaraka Muganga wari uhagarariye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Muganga akaba yarashimiye abashoje imyitozo, abibutsa akamaro ko kwimakaza ikinyabupfura na morale mu byo bakora byose. Ngayo buriya kintu bita morale mu gisirikare cyangwa muri force yari yose ngo buriya mutsibuzi cyari gutsindwa kaba kabaye. Buriya urugamba ngo ntago ari siraha gusa. Morale buriya ngo niyo yambere bashobora nkuko bakakumishaho wenda urusasu bagahitana nk'abanga ariko still waba ugifite morale cyaje guhita wigaranzura umwanzi tayari gahita. Ubwo hano rero icyo yavugaga nuko morale morale igomba kuba iri juu cyangwa se iri hejuru ariko nanone nk'ibintu bisanzwe bimenyerewe ikinyabupfura kuri RDF cyangwa se ku bijyanye n'abashinzwe umutekano mu Rwanda iba ari full package. Buriya ni nabwo budasaburiya cyane cyane yigeranyije cyane muri Afrika muri rusange cyane cyane wenda muri East Africa ntekereza ku Rwanda ruri mu bihugu bya mbere kubijyanye n'ikinyabupfura, discipline, ubuhanga, ubumenyi. Ibyo ngibyo byo ntago ibyo ngibyo by'ubuhanga n'ubumenyi byo ushiraho akadomo urera yuko ntago bizwi ntago rubitangaza. Uzabe n'ibyaza erega RDC ku mwanya wa 8 muri Afrika na yehe nje rero zira ranking erega nje ntago buriya nzeme none yo ni yawe wikoreye iyihe nje nayihamya nayihamya. Okay iyo ni wari ya Fred muyihorere gutyo muyifate nk'iya Fred muyifate nk'iya international cyangwa nk'iyundi muhanga n'umuhanga witwa Fred Ndacyayisenga wayikoze. Erega none se ujya gutera ubureza arabwibanza none birakureba uko bujije se. Hanyuma rero reka mbere yuko tuvugisha magashi bananya ngo dusoze. Mbere yuko tuvugisha magashi reka tuce muri no nkuru ivuga ko perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze yuko iriya gahunda y'abimukira niramuka idaciyemo u Rwanda ruri tayari gusubiza Ubwongereza amafaranga yabo. Aka video sinzi barakabonye umunyamakuru wa BBC ari kugenda mwiruka nkahamubaza tubazo undi nawe adusubiza undi nago akabonye. Umunyamakuru wa BBC yarabanje aramubaza ati ni umunyamakuru wa BBC nyakubahwa perezida ugira icyo uvuga ku kibazo cy'abimukira reka nze manze nyirebe uko ivuga. Se ya video ndi buyibone hafi we icyo kibazo cyanjye rero ngubu mbanje ntayisipanze hafi ngo mite nyiguzujiramo nari nzi yuko ndayibona ngo nivuge terike uko iteye none dore ntago nayishyize hafi Paul sana ugurahombe ubwo uhise uhomba utyo. Ariko icyo bamubazaga kuri ya gahunda y'Abongereza abigeze na way forward perezida arasubiza ati ibyo nibazo by'Abongereza ntago ari bibazo byacu. None umunyamakuru akantu yadometsemo kavuga ngo ariko ngo uri muragating imisoro y'Abongereza bari kuyikoherereza imisoro gutyo nyine bari kohereza mu Rwanda. Perezida rero arasubiza ati iyo mafaranga afite icyo yohererezwa niba kidakozwe amafaranga yanyu muzayasubizwa nta birenze ntago ari amafaranga twebwe turangamiyeho gusa ari amafaranga ntago ajya atangazwa ngo mu buryo bweruye ngo bayavuge ngo nayo bakomeza bayavuga mu byiciro mu buryo butandukanye ariko ntago bajya bayavuga. Ariko perezida yemeje ko nyine uko yabangana kose bazayabasubiza. Magashi ndabona yabonetse rero. Amakuru mumeze mute? Amahoro no kwa bwiza mumeze neza. Uri bwiza natwe nta kibazo tumeze neza turashima Imana. Uyu munsi ukeye ukabona nta kibazo ubwo biba bimeze neza. Amina. Hanyuma se mwebwe mumeze mute muri Magashi TV? Ape turashima Imana. Urabona rwose biragenda ntabwo nagera nkaho bigenda ntabwo ni muri babandi batera Imana icumu cyangwa bavuga bati wapi nta kigenda. Ntabwo uri umwana w'ingayi. Dayimoni nayo biragenda. Ibintu byose biragenda, ibintu byose bimeze neza. Hari ukuntu abantu bavuga ngo iyo hari ikibazo cyabaye ngo bishobora gutuma umuntu uburyo yari arimo kugendamo ahita devia akacika intege agasa n'usubiye inyuma. Ndabivugira kuki? Ndabivugira ko uyu munsi turi kuvugana muri M23 habaye isanganya niko nabyita.
urabona rero iyo urebye ku mihanda handi twita ku mihanda urabona abantu bari kugaragaza ko ngo habayeho gucika intege cyane cyane mu myumvire. Reka rero mugurisha darati. Yego. Izo zose urumva ziriya ni imvugo z'abadayimoni. Yes. Ubu rero nkanjye yewe rero urumva nkanjye Magashi. Uza n'ibintu nk'ibyo by'ubusizi. Si ikibazo na. Ntabwo byakunda. Urumva reka nkubwirisha darati. Icyambere ugomba kumenya ko yewe umutima wanjye bitewe n'ubundi we nabayeho. Icyambere wowe wize. Nibyo. Ikintu ushaka kuvuga rero ni ukuvuga ngo uzi kugira ngo u Rwanda ruba rwiza gutya tubona aya mayetaje tubona iyi mihanda tubona ibi byose ubona uko bigeze uzi ibitambo byabayeho by'ihohoterwa byinshi cyane kabisa. Nibyo byinshi kandi bikomeye abantu bakomeye badutera abantu bahambaye cyane guhera ku mizo ya mbere guhera ku itariki ni kuri 3 Rwigema apfa cyane rwose ibitambo byari bitangiye. Ntabwo byadukuye n'intego ntabwo byadukuyemo indoto twari dufite indoto zo kuzabona u Rwanda ruguwe neza, u Rwanda rw'abanyarwanda bose rutarobanura rudaheza, u Rwanda rufata abantu kimwe rutanga amahirwe kuri bose. Ibyo twarwaniye birimo biratunezeza n'abandi barabibona niyo mashyari badufitiye. Rero ibi ngibyo kugira ngo byose kuba tubigezeho dusuko nk'uko ureba unavuye mu gihe ntabwo ndi buri wari urabona nta kigenda ahubwo biragenda kuko ntabwo bisubira hasi ahubwo bisigaye tugomba kugenda tubigereka ku bindi kandi birushaho ko kugenda bigenda bishayininga. Aho ni sawa cyane. Ibyo byose rero biva mu bibi. Nibwo bimeze. Umunyago rero kuze ngo ataferwa atafuna. Ongera? No mu ijambo ry'Imana Yesu twamwemeye kubera ko yadupfiriye yandi yapfuye akazuka nibwo bya twamwemeye nabwo yagize agaciro. Iyo adapfa ntabwo byari nta kintu cyari yari kuba yakoze. Wari kuba umushaka wiki. Iyo adapfa ngo kwereka yuko yapfuye akazuka kugira ngo nawe murebereho yuko nawe umunsi umwe n'umwizero uzazuka. Uruhu ubutumwa bwe bwari kuba bushingiye ku ntaho. Igihe yavukaga niyo mpamvu yabwiye abigisha ati nimuhoreho ntarabanza kujya gutanga raporo kwa data. Iyo rero ntiyagira umuhoraho hazanaho abadayimoni urumva niba icyambere barimo baravuga amazina bishakiye. Ntabwo ngiye kuvuga amazina kuko na ba nyir'ubwite ntabwo ayo mazina yigeze atangaza. Ariko abantu baragusha kuba bashaka kugira ngo bagire abantu baca intege. Urumva ziriya rero ni zimwe muri propagande. Ariko M23 nayo yaravuze ngo bakamandazi babiri bayo ubwo se bakamanda nibyo mubwira abakamandazi babiri. Ejo n'undi yatanga ntabwo ari igitangaza uyu muntu yafashe imbunda nyine ngende kubihuzana nkavuga inti ibyo ni ibintu bibaho mu kazi. ndavuga nti niba M23 ivuze ati bakamandazi babiri aba nabo bagahita mentioning amazina already n'ubundi umuntu arashobora kuvuga ati n'ubundi M23 yo ntago yavuga amazina yaba bakamandazi. Ubwo rero noneho abangaba bakavuga bati natwe mu cukumbuzi kuvuga ayo bashaka sibyo. Ariko kuba byabayeho nta kintu bigomba kubahindura bagomba kongera kubirenga kandi kuko bo bafite indi mitekerereze kandi bafite indi ntego bagomba kugeraho. Ibyo nabibonye nabonye na Wiringoma ari kuvuga yuko ahubwo ngo nako bimeze kandi reka mubwire rero ibintu utaruzi inshuti yanjye. Aho niho nashaka kugera rero ubu hagiye kurikira iki. Reka mubwire. Ngira fani. Mubwire ko amajeshi. Kuvuga ngo buriya kugira ngo umenye ko umusirikare arwana. Ntujya kuri kamera uvuga ngo narize. Yego. Buriya no kurwana ndiriya. Narwanaga ndi ku rugamba narwanaga ndira. Kubera iki? Rero mbandizwa kuri rero ni wa mutima iyo ubonye mugenzi wawe aguye ushiduka noneho utangiye kurasa noneho wahagaze noneho. Ubu terekaze nkwereke. Rero na nyina wundi abyara umuhungu ushobora kurira kwararira ijoro ariko bwaki impundu zikavuga. Subundi maga ubu si ugukora intara mu jisho ubu ngubu ntitugiye kubona noneho intambara yeruye noneho karundura. Ndikuzurebe. Bavuga ikoranabuhanga ngo indege ngo ibiti bariya ni gorira
ese ubundi maga zigomba gukoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo ikibazo cyabo cyumvikane. Magashe akabazo kamwe ko mbere yuko zino ngabo za Sadek ziza twajyaga tubona M23 nyine yitabaye yakoze bayiteye iritabara ibasha kwica abantu benshi ba FARDC na banyatura n'abandi none kuva Sadek ije nibwo twumvisha no makuru kuri M23 ubu ntago byabigaragara ko noneho bagiye ku Sadek igiye guhabya M23 mu mboneza urabibona uti urumva rero reka nkubwire burya ngo abarinzi bajya inama n'inyoni z'igizindi niko bimeze niyo mpamvu nari nguciye umugani na nyina wundi abyara umuhungu ni ubwonko kandi ikindi ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka kandi kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agace kandi kubaho kwawe nta n'umwe ubikesha ni wowe ugomba kubyishakamo. Rero buriya ni ukuvuga ngo ibintu byagiye hazarani buriya intambara igiye guhindura isura ni ukuvuga ngo buriya M23 shiri nayo buriya niba kwako n'ubwira ngo bumva nabonye ariko M26 nabo ndabyumva ni ukuvuga ngo message urayimpa niyo mpamvu ririya tangazo ryabanje rikashimira imiryango mpuzamahanga yagerageje igishaka igishoboye yakoze uko ishoboye imiryango mpuzamahanga ni ukuvuga ngo bayitagatifuje rwose mwaragerageje mwavuze za CCRF mwashyizeho iki n'iki none turabibona ko abantu bose ibihugu Sadek zaje abarundi baje isi yose yaje kwica umuntu urwanira uburenganzira bwe mu gihugu cye. Ubwo rero niba kwa kurigeze kugerageza ukuntu ushobora gukingirana nyirahugu mu cyumba ugafata umuntu ugiye kwikubita buriya intare zigiye kubashwatura zigiye kubashwatura noneho ubu ngubu nyine noneho ni icyamaso noneho ibintu twari twarigeze n'iki noneho tugiye noneho nk'uko mwebwe muzinge kamera mu kanya nimugoroba tumanuke noneho abakiga noneho tubareba noneho ibigiye kubabaho noneho ariko tubatunzemo na kamera noneho reka nkubaze n'ubundi ibyo tubwiye ntabwo bitandukanye n'ibyo Wiringoma yavuze n'ibyo M23 yose muri rusange yatangaje nyuma ya kiriya gitendo. Umuntu ashobora kuvuga ati ariko aba bagabo ntibafite igipadiri ahubwo akaba ari ka motivation batanze kubera ibi bintu byababayeho. Igipadiri cyabo nyine ubwo ngubwo none se nawe urumva wa mugani bajya babitubwira bati ne pas croiser bra ubwo kwipfumbata babibonye ingaruka kuko bo bagerageje kubahiriza ibyagiye mu masezerano. Yego n'ibitero byagiye bibaho bagiye babisubiza bikaragira bafashe utundi duce batanabigambiriye kubera ko bagabura ibitero. Ibyo bintu byose abantu barabirebereye East Africa iraza intambara ibashamo gakeya ariko FARDC irayibyutsa East Africa irananizwa iragenda hanyuma noneho haje Sadek nkije kurimbura nibyo rero ku bintu bitandukanye bamwe baje ni ukuvuga ngo Sadek buriya East Africa ikikwereka ko yinjiriwe kandi nanone ikibazo kirimo n'uko ibihugu bimwe biri muri East Africa biri no muri Sadek ntabwo byari gushoboka ko Sadek iza kwivanga mu bibazo East Africa ifite uburyo yabihaye umurongo nibyo none rero ubwo barashaka abasadek barashaka kwerekana ko karuta kandi gakamira ubu ngubu abanyafurika abo burasirazuba bwa Afurika birababaje ngo nka Tanzania kuba igiye gufasha Sadek igafatanya na FDLR na leta ya Congo ukongeraho n'abarundi tayari byabaye birimo biragaragara narayibeshije kuri kamera yanjye kuvuga se ko twabonye South Africa yega Israel irimo irakora genocide muri Gaza none tukaba tubona South Africa nayo yinjiye tayari ku mirongo y'urugamba ifasha FDLR abajenosideri noneho abagaizi cyangwa imitwe y'iterabwoba izwi ku rwego mpuzamahanga noneho baje kubashyigikira nibaza ngo gutwara Afurika y'Epfo yabukoze ko kurega Israel uyu munsi ni ikihe gihugu kigomba kurega South Africa yuko irimo gufasha FDLR
ko bigoye ni ikihe se ni ikindi cyose gishobora kubibona n'u Rwanda rwayirega Afrika itarimo kwitambika uyu mugambi urimo kuza wasadege wo gufasha FDLR kugira ngo barimbure noneho abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo. East Africa bigize abapadiri ntago babireba. East Africa buriya urabona iri cyangwa no kwirwariza noneho nukwirwariza kwa M23 ahubwo kuri iyi ngingo mvuze yo kwirwariza reka manze ngire ikindi kibazo ndi nkubazaho bijyanye n'ibyo ndi kubona abantu benshi barimo baravuga bati M23 ishobora kuba yararangaye ikibwira yuko iyi ntambara isanzwe kandi ari intambara irimo technology ati babantu baza bayijoyininga bavuga ngo bavuye muri FARDC ngo bashwanye nayo ngo baje muri AFC bati bari bakwiriye kubanza kubitondera aba M23 ntibahite bababona nk'abantu babo koko. Ico kintu urakivugaho iki Maga? Wenda technology nyinshi ntago yizeho ariko barabatrackinga. Nukuvuga ngo rero twebwe uko tuba tubona ibintu wenda uko bigomba kugenda. Rimwe na rimwe tuba dusa nkaho turi muri diplomasi na politiki. Kubera wowe urabibona aho M23 yaturitse n'uburyo yashwanyaguzaga n'iki yagera mu marembo ya Goma. Urabona ko ari nk'umuntu wavuze ati uza mugu. Niko nubundi bimeze ntiwagira ngo barabwiye ngo simama hapo simama hapo uza mugu yari mu M23 nta kindi yari igamije ko ari ukugira ngo amahanga abanga rero ukuri kose. Nuko gufunga mugu kwa M23 kudafata Goma kwa M23 bihita bigaragaza imigambi y'ibintu n'uko ibihugu bibanye. Bihita bigaragaza abantu bose bagiye ku mugaragaro ubu ngubu. Hano rero ugiye kubonamo BRICS, ugiye kubonamo ibintu bya NATO urumva. Niko isi imeze buriya aba bazungu barashaka gucuruza n'imbunda zari zarababoreyeho hari n'iziri mu ikoranabuhanga n'ibintu byose birimo bikora by'ikoranabuhanga uvuga biba bigomba kujya ku isoko kandi bigacuruza. Ariko ntago bambwiyeho bano bantu basanga M23 ntiyari ikwiriye kubitonde. Ariko M23 ifite ubushobozi ifite n'iki byose yagiraga ibanze yerekane uburyo rwose irimo kurengana babanze berekana akababaro kabo ubu rero amahanga biragaragara nk'igihe noneho u Rwanda rwatererwa ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi. Nibyo ni amateka baba bashaka kuyisubiramo ahubwo wowe watekereza ko ayo mateka ashobora kuyisubiramo ntabwo bishoboka. Nicyo gisubizo nguhaye ntabwo nubwo ukuvuga ngo hari ibintu bidashoboka. Hari ibintu bidashoboka niyo mpamvu twabonye Israel igabwaho ibitero ukabona abantu bose aho bari hose bose 300,000 byose bisubiye kurwanira igihugu cyabo n'igisirikare. Ariko umenye ko nk'ubu ngubu hari inkuru maze mbona nubwo ishobora kubimaza iminsi njye akaribwo nkiyibona ariko ni inkuru mbonye ivuga ngo umuryango w'abibumbye wahaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburenganzira bwo gukoresha imbaraga zose za gisirikare mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro iri mu gihugu cyayo ku itariki ya 6. Noneho rero ibaze nawe ibaze Afurika y'Epfo na SADC muri rusange bari mandate yabo ni ukurwanya imitwe y'iterabwoba iri mu burasirazuba bwa Kongo bafatanyije na MONUSCO n'ibiki byose. None birababaje ko baje bakaza gufatanya na ya mitwe ahubwo bagamije gucimba umutwe noneho ufitwe w'ingengabitekerezo ko yiganjemo abatutsi aribo bashaka kurimbura. Hano niho hagomba kukumvikana ko hari ikibazo. Icyo kintu batumvise izi mandate UN itanga nayo ikwiye reba mandate ya UN kugira ngo yemeze ko bagomba kurwanya imitwe yose kandi iyo mitwe noneho y'iterabwoba niyo Afurika y'Epfo igiye gufatanya nayo bakarwanya umutwe utari uw'iterabwoba udafite umutwe w'abaturage barwanira uburenganzira bwabo niho rero wumvira ku isi nyine n'isi n'isi ntabwo isi ishobora kubatabara. Hanyuma rero
uti ubu noneho nibwo tugiye kujya twabona intare izarizo urabona zishobora kubigenza gute cyangwa ziraza gukoresha iki kuri ibi bitero bazigabaho bibereye mu biro Maga nibyo iryo koranabuhanga ni iki buryo tujye twemera na biro z'ibihugu ni ariko ntabwo bikomeye ku muntu urimo kurwanira uburenganzira bwo kubaho no kwibeshaho ku buryo noneho waza gushyigikira imitwe y'iterabwoba n'ubwo buri gihugu gikomeye icyo cyo nicyo cyo ibyo bintu rero bigomba kuvugwa ku isi yose mukabivuga mwese twese tukabivuga ni gute sadek igiye gufasha FDL gutsimba abatutsi yatangiye ahubwo yaratangiye ejo bundi ngo ku wa kabiri nibwo officially batangiye ubwo rero niba hane nabibubwiye buriya hari igihe umuntu ahaguruka azimara kurangiza buriya abarusiya bahagurutse bazi ko bagiye kurangiza Ukraine yego none urabona Ukraine idakomeye ni uko abaturage bavuga impamvu bavuga bati abantu baraduhura iki abaturage bose biyemeza kurwanira igihugu bayumvise rero biyemeje kurwanira uburenganzira bwabo ubu message bayibonye ibyo bategereje babibonye ahasigaye ubu ngubu ni ugufata umwanzuro bitewe nanone ariko nanone hejuru hari izindi mbaraga ziri inyuma y'ibi bibazo bimwe bibera mu burasirazuba bwa Kongo nabyemera ariko hari ikibazo utansubije iraza kugira ubushobozi kubibona ko yabibonye ko yatambwe yagambanye iraza kugira ubushobozi irabizi ko nta bundi buhungiro kandi nabo bavuze ko batazongera guhunga kandi nta n'ibihari sure ni do or die bagomba guhangana nabwo kandi ubwo bushobozi barabufite kandi imbaraga barazifite kandi bafite n'ubwo bushobozi kandi Uwiteka ari kumwe nabo nubwo bateye ari ingabo nyinshi ariko mu ruhande rw'izo ngabo nyinshi nta ntsinzi irimo icyo cyo nicyo nkwemerera ushyiraho n'amasengesho icyo nicyo nkwemerera cy'amasezerano yabo ni gakondo yabo nta muntu uzayibakuramo ahubwo nibahagarare ba Sadek ugiye gutangira kubona bamwe babafashe bazima abandi urumva yemewe ugiye kuri ibinare za Sarangwe zigiye kubashwatura noneho uragira uti twitege kumva nabo igifi gikomeye cyabo cyaguye mu burakeye ahubwo byiyumvire mu kanya yihorere okay barabahungu nabo ndabizeye bamakinishije gukinisha ugafata igiti ukajomba mu ntuze mu mutima w'inzu hanyuma Maga hari akantu wenda ngira ngo mushobora kuba mwabivuzeho nyuma ya kamera wowe na Shadrake kuba bari abasirikare ba FARDC bajoininze M23 hakaba ku muhanda hari bivugwa ko hashobora ko wenda nta bagambanyi baba barimo kubisemo icyumvirizo ku buryo wenda ari byo byabe intandaro yo kuba barashweho kuko urabona niyo bari ikoranabuhanga n'iki ni ukuvuga ngo abanyekongo bitewe n'uburyo twagiye tunababona ko twanabanye nabo rero ntabwo ari ibitangaza abanyekongo ni abantu bagambanirana kubera za ruswa zibabamo rero ni ukuvuga ngo rero muturetetsiri kwa kundi ijambo ry'imana kuko yari ari kera n'uyu munsi nitari kandi niko azahora rero muturetetsiri hari uburyo ugomba kuba hari umwimerere bitewe n'uburyo w'ubuyobozi yego kuko nibo bahigwa kurusha abandi nibo baza gupfa rero bagomba kugira uburyo bundi bagomba kubaho n'uburyo bagomba kubana na bariya bantu mbese bari cyambere bagomba gukomeza n'ibintu bijyanye n'ubutasi n'uburyo bagomba gukora ibintu byabo mu gihe cyabo kandi kuri za siripurize nibyo kuri za siripurize no kuvuga ngo na bamwe muri abo ngabo bajoininze ntibamenye ibiri ku bashobora kuza kandi bakaba harimo n'abagambanyi bakajya batanga amakuru nabyo ntabwo byabura turabizi kugeza ubwo bakabira ko baturiye ku mapodiyumu hariya ari perezida ntitubizi ukuntu bicana tubizi ukuntu bagambanirana ahubwo wumva ikindi kintu gitangaje ni gute buriya Afurika y'Epfo na Tanzania barimo bashaka guhuza Kabila na Tshisekedi ngo bashyikirane hari ikibazo kigeze kiba hagati ya Kabila na Tshisekedi kizwi gikomeye ku buryo
ikibazo ntekereza cyaba gihari nuko yaba yaramwijeje yuko nasoza ino manda azongera akamuhereza ubutegetsi bikaba bitarakoze, kandi bakaba bazi neza yuko Kabila afite abasirikare benshi bamwumva mu gihe yaba atumvikanye na Tshisekedi, abasirikare bashobora gukorera Tshisekedi akandi kantu. ni ukuvuga ngo rero urumva isaha n'isaha Kiretse ashobora kuzibona mu mpande ebyiri, ahubwo natangira rero uburyo yigabanya niba mu gihe kuko abizi ko ari Kabila ari aho ngaho ku ruhande, noneho se ku ruhande rundi ko hari na Moise Katumbi, none se ku rundi ruhande ko hari Martin Fayulu, none se ku rundi ruhande ko hariho meya wa Kinshasa, none se uriya mugabo urabona azawusigaho ubundi, ariko namwe hari ibinywa mutareba umuntu ushyigikiwe n'intera hamwe n'intwaro y'amaraso, umuntu ushyigikiwe n'abadayimoni no kwiba n'Imana, umuntu ushyigikiye ku bwicanyi arabona igihugu gicuze mu mwijima, ntabwo rero Imana nawe yamurekera kuko Imana imurekeyeho yabibona ko hariya hazakomeza kumeneka amaraso, kuko ivangura niryo riri imbere itoteza ibintu nk'ibyo byose. Gusa urumva Imana kandi n'Imana idaca urwa kera, ntabwo rero Tshisekedi agomba kuramba ku ngoma mu gihe afite umutima wo kurimbura abantu. Reka twizere yuko Imana Magashi asenga izagira ikikemura mu gihe vuba cyane, ahubwo noneho buriya iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira buriya. Okay. Kuri kariya kantu ka tekinoloji mwavugaga ndi kwenda ko kurekura, kuri kariya kantu ka tekinoloji mwavugaga gusa niho nashaka kubyongere kuri M23, we nk'umurashi nawe nk'umusirikare, hari akandi kantu abantu bari kuvuga bati biriya bintu by'abantu bo muri M23 buriya rero ni ukuvuga ngo hari n'igihe nanone kandi nanone n'abariya bavuze bumvise afande Wiringoma, ni ukuvuga ngo uriya nawe bavuga warashwe yarimo asakiza abaturage bigizaho, cyangwa ashobora no kubwira n'abasirikare bava aho ngaho kuko bari bamenye ko drone ije kurasa. niko bimeze. Hanyuma rero se ni gute utekereza ko bamenye ko drone ije kurasa? Rero nabo ntabwo ari abana, nabo buriya bagiye gushaka uburyo bakingarira koranabuhanga, none wangere ku cyamaso. Icyo nashaka kukubaza kuri ako kantu, ngo ukurikije uko abantu babivuga ngo technologically kuriya bintu byabo byo kwifotoza, twafasha agace kanaka ku mafoto ku batelefone bohereza, nabyo ni bimwe mu bituma satellite zishobora kubakurura zikamenya aho baherereye. Wowe nawe watanga inama yo kuvuga ngo bagabanye ibintu bya ambiance byo kwenjoyinga, ubwo ndabyita gute? Nibyo abantu bakomeye batekereza kandi bafite gahunda nzima, cyane nk'umugambi bafite wo kubaka abanyekongo bazira mu ivangura iryo ari ryo ryose. Rero niyo mpamvu n'iryo koranabuhanga nabo buriya nyine, reka niyo mpamvu nakubwiye ngo buriya ati ni mubumbe twabonye nibyo kabisa. niba bari basinziriye ubu ngubu bakangutse, ubu ngubu bagiye gukanguka, bakangukire mu muriro wa satellite hariya, noneho amahanga yose araharebera. Hanyuma rero ubwo ngubwo tugiye gutangira gukurikirana agafilimi ko kameze. Ndagushimiye cyane Maga. Imana ibahe umugisha. Bye. Urumva rero ko Magashi abigarutseho, nari nkeneye verisiyo yiwe kuri ino ngingo kabisa, y'aba bantu barashwe bo muri M23, n'ibintu ubona ko abantu benshi bagarutseho. Nari nkeneye kumva verisiyo ye. Magashi aravuze ati bomba ni ugushwandarika. Nibyo bita gushwandarika. Ijambo rya Magashi reka tuhite tunarenzaho n'iri rya Major Wiringoma kugira ngo tuvire muri ariko wabonye reaction ya Major Wiringoma ukuntu ameze. Ndavuga n'isura. Bigaragara ko yarakaye, hari ahantu nakomeje kujya mubona ndavuga nti noneho Major ari icuma. Major ari icuma. Reka nze dushyireho ino voice yiwe, igisubizo nyine bari gutanga kuri ibi bintu byabayeho mu majwi, kubera yuko mu kubibasomera ko ejo twari twashushe nk'ababigarukaho mu itangazo, ariko rero reka tubyumve. Ok, merci beaucoup, ce Major Wiringoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, M23. Je suis venu vous donner l'état des lieux, ce qui s'est passé hier. Je kubabwira ibyabaye.
mardi 16 janvier 2024. ariko wa kabiri ku itariki ya 16 z'ukwa mbere 2024. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Habaye iki? Nous les M23 nous sommes omnibulés par la culture du respect de nos engagements. Ngo twebwe nka M23 turi abantu bita ku byo dukurikiza ibyo twiyemeje. Si même nous disons quelque chose, nous donnons la parole, nous devons honorer notre parole. Iyo tuvuze ikintu turacyubahiriza tukanagikurikiza. Et comme le latin dit sunt pacta servanda. Donc les traités, les accords, les engagements doivent être respectés. Et plus loin, on dira même que même la parole donnée doit être honorée, contrairement à ces gouvernements de kleptocrates que nous avons. Ces gouvernements qui a plein d'amateurisme, de l'ignorance, de l'excès d'orgueil, des complexes de supériorité à outrance, qui a l'essence d'humilier d'autres leaders même. C'est pour cela, lorsque la communauté internationale nous a demandé de cesser les faits, nous avons respecté scrupuleusement. Même les leaders régionaux, nous avons consenti à cela, nous avons encaissé. Mais les gouvernements a bravé les cesser les faits, vous avez suivi. Ils disent ça ouvertement, ils ont fait par l'acte même. Maintenant, le problème prend une autre allure, puisqu'il commence maintenant avec les assassinats ciblés. Hier, ils sont venus attaquer nos lignes. Alors, il y avait deux officiers, non, des héros, qui étaient partis avant leur attaque pour faire quoi? Pour faire calmer la population par rapport à ce qui se passe dans le contexte. Uvuga ngo bariya abantu barashwe ngo bari bagiye imbere bagiye gukaruma abaturage bati hari drone igiye kurasa nawe nibyo ari barasobanura. Nicyo yavugaga ko n'ikoranabuhanga na M23 bafite impamvu barifite nuko bari bamaze kubona yuko nuko nta urusimbuka rwamubonye nuko bari bamaze kubona yuko bagiye kugira gute bagiye kubarasa wa mugani bakavuga bati nka ntego yacu yo kurengera abaturage no kugira ngo hatagira ikibi kibabaho. FRDC n'abari bambari bayo turabizi barasa buhumyi bashobora kujya gute tukatubabwire bahunge bagiye bataza kujya gute bataza kubarasa. Hanyuma ikindi hano yavuga ko baviye CCLF yabigarutseho za CCLF ariko nanone tukavuga tuti M23 nikomeza kujya muri CCLF ntago hano ari muri CCLF ukurikije uko ari kubivuga ariho aravuga ati ndavuga mu busanzwe ntago ndi kugendera kuri ino ntuza ino message usibye ko nyine ibyo nawe yabigarutseho nibakomeza kugendera kuri iyo ntago bakiriho fre ntago bakiri bazagira ariko twagatse tuvuga tuti bari kugenda nk'abapadiri igipadiri cyo nyine bari bagifite ariko baravuga ko bagiye igipadiri rero nibagikomeza aricyo nagereranya nyine niyo CCLF urumva karababa ahubwo nabo ntago ari kuvuga wenda karababaho nyine nibaguma mu gipadiri ariko nibaguma mu gipadiri gusa barabakomeza byo bari kuvuga baravuga ko igipadiri cyarangiye nyine ahubwo CCLF hano ayigarutse avuga ati twebwe turinda ijambo ryacu mwabibonye igihe basabye CCLF twarayubahirije ariko guverinoma ya Kinshasa yarabyanze none ubungubu kugeza iki gihe nta biganiro noneho baragize gutya bakarabye Kisekedi baramubwiye bati nta biganiro Règlement, ils détruisent leurs maisons, les hôpitaux, les écoles. Ce sont des gens qui étaient proches de la population, qui écoutaient la population à tout moment, qui aidaient la population à tout moment. abo bapfuye nyine ngo nabantu baba hafi y'abaturage bumva abaturage bafasha abaturage bakundaga nyine abaturage nibyo ariko urumva bari ku ruhembe rw'imbere urumva ariko kuba muri urwo ruhembe rw'imbere narimbi ku musuko M23 intego yayo mu byo yagiye igaragaza imwe muri izo ni ukurengera nyine uwo muturage. So urumva rero abo ngabo kuba bari hafi y'abaturage byari likely ko wa mugani iyo drone igira gute ibabona. Brave commandant, on les a attendus un guet-apens, on les a assassinés en dehors de ligne de front, on les a assassinés. Puisque le gouvernement, cette coalition du gouvernement qui est composée de FDLR, Nyatura, Maïmaï, tout ces tralala de FPPH, les Forces nationales pour la défense du Burundi, tout ces tralala, ils savent que en face de nous, si ils sont en face de nous, frontalement comme ça,
avec notre infanterie, ils ne peuvent rien faire. C'est pour cela qu'ils bombardent. urumva ati impamvu barasa gutyo buhumyi uko babizi neza yuko baramutse bahuye natwe imbona nkubone kuri infantry nta kintu bakora rero niyo mpamvu bohereza iki twagiye tubibona kenshi ubwo bahuraga nyine face to face twagiye tubona abo bafashe mpiri guhura face to face egare gufatwa mpiri cyangwa abandi bakicwa urumva niyo mpamvu rero wa mugani M23 mini FARDC ureka nsoza aka kantu niyo mpamvu na muri babasesenguzi bacu bavuze bati bariya bagira bariya urabona na ziriya za Sukhoi ziriya ndege zikunda kurasa ku birindiro bya M23 akenshi uribuka ko n'abariya bashoferi ngo abariya abapilote baba bazitwaye akenshi baba ari abanyabwoba bavuga bati noneho anytime bashobora kuduhanura niyo mpamvu nyine bagenda bakacyohereza ngo niyo mpamvu rero guhura face to face ari isakira irego kuri Ils finiront par s'apprendre par les pièges de leur propre turpitude. Nous avons les morales fixes, nous avons la détermination, nous serons les jusqu'au-boutistes par rapport à notre idéologie, par rapport à notre objectif. Dufite morale kubera objectif intego ndetse n'ingenga bitekerezo yacu ibyo nibyo biduha morale turacyafite morale. Donc provoquer les lions comme ça c'est chercher la mort même de soi-même. Ndasoreza kuraka chercher les lions comme ça c'est chercher la mort de soi-même. Nukuvuga gushakisha intare kwishakira urupfu. Ibyo M23 yasubije kuri aba ofisiye babo babiri bapfuye tutari buvuge amazina nubwo hari ayagenda atangazwa ariko ntago turuvuga ko aribo ariko nyine hapfuyemo abantu babiri bakomeye b'abakamandazi babo ndetse n'icyo n'ubyo igisasu cyabafashemo ndumva tubisobanuye ndumva ari ibyo ngibyo twa ibi rero M23 kabifata nkaho ari ukugira gute wa mugana ari gukora intare mujisha ahubwo ibyo yagiye ikora byose yivuna FARDC wari umwotsi ubu noneho umushiririzo nibwo ugiye kuza. Hanyuma ubwo tukiri ku byaranze amakuru y'ejo harimo no kuvuga ko ejo FARDC n'ubundi ibitero byayo byakomeje ndetse ikoresheje ngo za Sukhoi zabo bari bazimanukanye bagiye kurasa n'ubundi kuri M23 bikavuga ko ngo bari kurasa mu bice bitandukanye byo muri Masisi byensiri gusa nta gikanganye bagezeho kuko nta gace byigize bivugwa ko baba bararekipeye ahubwo contraire indi Sukhoi itari 25 ndetse itari n'iy'abakongomani y'abagande yagiye mu bakongomani ibakoramo akazi baracucumye koko yo ngo ni Sukhoi 30 harya ndabonye ari Sukhoi 30 ngo ni y'abagande ya UPDF nyine y'ikisirikare cya Uganda yagiye mu basirikare ba Kongo irabarasa bikavuga ko abasirikare benshi ba Republika ya Demokarasi ya Kongo rero bakomerekejwe n'amakompora yarashwe n'iyo ndege ya Sukhoi 30 yakaba ari igisirikare cya Uganda cyo mu bikaba ngo cyari kiri kwibasira ibirindiro donc kibasiye ibirindiro by'izingabo za Kongo mu buryo kitari cyateguye ntago byari ibintu bipanze yego ni ihuza bikorwa ryayo ni muri ya gahunda yabo yo guhangana bira byihebe bya ADF amakordone rero ngo yarabuze amaze kubura tayari noneho umwana w'umuhungu aboneka y'abakongo aboneka y'abakongo umwana w'umuhungu sinzi ni ari umuhungu cyangwa umukobwa aboneza ku birindiro ngo amaguru y'abakongo mari ngo yagiye abuburere byararangiye rwose ariko ntago nyine ngo yari bigambiriye ntago bari babigambiriye ariko se byakuraho ko babamenaguye cyangwa nibyo Magashi yahoze avuga ngo ihora ihoze itangiye guhorera yavuze ko ati Imana ntago ibiri kure ibiri kumwe ariko se byahurira hehe buriya na biri na ntuza ni ibintu by'Imana se by'Imana byo ase wa mugani buriya kubabyizera birakora kubabyizera birakora no Zaviateur yahoze ambwira ukuntu ngo we rwose yizera ko niyo yabaga yasenze Imana yamurindaga umwanzi ku rugamba harya buriya impande ebyiri zihanganye Imana ifasha uwuhe koko kandi Imana inkubwira yuko kubabyizera ubyizera yumva ko ari biri bufashe uwizera cyane oya buri wese ajya mu mutima we ntago ajya mu mutima wundi
ubwo utsinze rero aba yizeye kurusha undi. That's how abisobanura. Reka ahita abisobanura avuga ati ngewe ubwo ndarenze. Nagira ngo ahubwo ariko sinzi wigeze kubiganiraho na Viateur avuga ngo kwifasha ngo ubona ko ari umunyantege nke. Sinzi niba ari banza hari gusa ajyane nka gutyo yansubije. Yes, gusa ku bijyanye no muri Kongo nuko bimeze. Katunasoze n'ikiganiro. Kadusoze ikiganiro dusuza abakunzi bacu 2-3 hanyuma twerekeze ku musozo wacyo. Mubo tugiye gusuhuza reka tubanze dusuhuze mu buryo bwa in general tubabwira tuti Bwiza TV iracyahari, Bwiza TV iracyakora, Bwiza TV iracyabakeneye, turabakeneye kugira ngo mukore subscribe. Nabonye n'abantu bari bakumbuye Meki muri studio. Urabona noneho ko nagiye kuvuga ngo umusaza byateri nayo kuma ariko aracyari umusore. Nk'abantu ba God's Good bari baragiye bateo twarababuze Theo 777 TV, twarabuze abantu ba Kayisire Maurice, nk'abantu mwe mwabagahehe, abantu barukoranya ngabo mwari warugihara ariko we ntacyo tugushinja ntago bigize ubura. Suzanne Generation nawe bihe byiza, ndi ovuye Rashid ikomeze kumererwa neza, Katarayiha Diedone nawe turagusuze cyane, ndasuhuza kandi ubita tumwe bazera ija dusuze bamwita Richard Katabarwa, ndasuhuza kandi uyu bita Nsengiyumva Harfose, ndasuhuza n'uyu bita Innocent Kumana, bayizazi mwese namwe mukomeze kumererwa neza cyane. Uyu bamwita Pachisi Rubyogo sibyo niko bimeze ariko ni Rubyogo tu. Nisuhurize kandi uyu bita Uwamahoro Cyprien, suhuze uyu bita Uwamahoro Cyprien bababwiye kweri. Ndasuhuza n'uyu bita Sengreto Joseph, nsuhuze uwo bita Afrika Bubakari Bibrene nawe ndagusuhuje cyane. Suhuze uyu bita Mugisha 1, uyu nguyu ni B&M. Nanjye nsuhuze uwo bita ngo ni Esther Queen, akaba uwo bita ngo ni Pierre Manirampa, hakaza uwo bita Fitundinda James. Yes, turagusuje cyane ndiho kubwayo Rashid, turagusuje uwo bita ngo ni Rant Diva, akaba uwo bita Mimi Toyota, hakaza uwo bita Norimba TV, hakaza uwo bita Clem Mudage, turagusuje cyane, akaba uwo bita Habyarimana François, hakaza uwo bita Ezekiel Mugenzi, n'uwo bita Gakwaya Mark, hakaza uwo bita Bigirimana Nicodème, akaba uwo bita Simomana Joseph, Celestin Duwayo, Louis Ndamukunze, nsuhuje benshi kuko sinarimerutse gusuhuza, akaba uwo bita Fandori Kasesero, nabo turamusuhuje cyane, hakaba uwo bita Bahati Ndagijimana, hakaza nande na Matero nawe turagusuhuje cyane. Adolphe Ngendahayo, umeze gute? Uwamahoro Cyprien wamusuhuje, na Terence Kwizera, Pierre na The White Sandy nawe reka musuhuze, Pierre Manirampa, turabasuhuje mwese mumeze mute? Mutarama imeze gute? Mumeze neza cyane. Okay. Hanyuma ubwo turakomeza kubibutsa gukora subscribe kuri Bwiza TV, tubibutse gukomeza gukora share ku biganiro bya Bwiza TV, tunabibutse gukomeza gukora like ku biganiro bya Bwiza TV. Byanaba byiza cyane muteye inkunga Bwiza TV munyujije kuri iyo nimero mubona ku ntibabyibagiwe wa mugani. Ntabwo babyibagirwa kuko ubutumwa buba buriho. Ubwo rero dusoje gutyo, ngendisha Drake niyo nsenga, nanjye Ndacyayisenga Fred. Bye.